Yeah, man, call me the double sent by God DJ Didman Dope D Apotre vuba vuba afande vuba vuba ibintu byose twebwe tuba ari vuba vuba. Uyu mureba rero kuri kamera ni Pazoman umwe mu ba comedy ariko yarakaye reka dukore ikiganiro byose muraza kubireba. Reka ngusabe gukora subscribe kuri DJ Didman Dope D, unafungura akazogera ibiganiro byinshi cyane bigiye kujya bitambukaho. Reba nimero zanjye hasi muri description, ubundi umamagare tuze twikorera ikiganiro dutwika imihanda. By the way, inkuru yitengo Pazo bimeze bite? yitwa Pazoman. Pazoman bimeze bite man? Imeze fresh. Ariko warakaye ko Narakaye nibereye kuri live hano uri kumva hari umuntu twagiranye ikibazo noneho akagira ikibazo. Uwo muntu ninde ubundi? Uwo muntu ninde ubundi mugirana ikibazo gute? Uwo muntu bamwita MC Liliose. Nago tuziranye, twahuriye muri Genzi uri kumva? Twahuriye muri Genzi ari umufana. Ari umufana. Duhuriye muri Genzi tumenyana gutyo, sinari muzi, I swear to God sinari muzi. Akazajya aza akansuhuza nka nyine umuntu wese ukuzi, umuntu wese ubonye akuzi wowe utamuzi, ubu ngo waba ari umufana wawe. Niyo mpamvu batubwira ngo dutreating abantu neza, kuko ngiye ushaka kuza imbere yanjye nkagira ngo nyine n'igihe ngushaka mu mutwe kuva si umuntu ndamuzira, umuntu nuwahe umuntu wahe tumenyana gutyo. Rero nigeze kwizira ku ma TikTok live nguku ndi kuri TikTok hano. Nibere live n'aba Franco, nari nkurikiye Frank icyo genda byibuka. Abantu bitwa intebe yawe iki? Abantu bitwa ba Jay, abantu bitwa ba Gatete Ben, abantu bitwa ba Loxa kuri TikTok. Ndi man igenda avugisha kuri mumbabareye ku mentioning amazina yanyu. Abantu bitwa ba James K, big ups kabisa, mugende mbasuhuza. Iyo abo bantu bose ni famille nagiye nungukira kuri TikTok. Abo bantu bose tubanye neza ndi ku mentioning uri kumva? Kabano Franco we twari dusanzwe tuziranye uri kubyumva ko uramuzi cyane muri Genzi. Noneho ikintu cyabaye urumva nari nifitiye ka telefone ka make kari karapfuye. Make Kazanza arayivunga amanuka, nkagera ayivunga amanuka. Franco kuko yarazi telefone yanjye aravuga ati nyamara Pazo afite ikibazo cya telefone, tumuteranyiriza amafaranga. Ubwo Liliose we naramubonaga ariko no kuma live aho nkamubona. Aba live ya hostingagwa na Gatete Ben. Ngo kuri TikTok ubu nta gakina bikora man. Bimwe muri ibyo ngibyo bituma abantu batajya gikora n'ama live yabo na amatiku y'aba bantu man. Kubyumva umusist ubwo ngubwo abatanguranwe amafaranga ngo bazayanyuzeho. Kubyumva kuko ngewe muzi ndavuga ati nta niribi nta kibazo. Amafaranga bagira ute bayamunyujijeho. Sinze amafaranga batanze, ariko abantu mwese mwatanze amafaranga, muza amafaranga mwatanze. Nari mfite telefone ya 11 Pro, iPhone 11 Pro. Yari yarapfuye, ifite ikibazo cya battery, nkayikoresha kuri charger yashyuha igahita izima. Niko yahitaga imanuka. Uri kubyumva? Nari nunzi 11 Pro wowe ufite buretse gato yarashyuhaga. Nari nunzi 11 Pro wowe wari ufite telefone ya make n'indi y'akazi mu rugo. Naje kubabwira ukuri. Umenye n'ukuntu nagize ute akazi se ka yakoraga kandi kubera iki nsize zakutera mu nzu nta kibazo ariko umenye n'ukuntu nageze iwe. Ubwo waniranyirije amafaranga arambwira ati bamaye amafaranga hano mfite ibihumbi 100 man. Battery ya telefone ya iPhone 11 nagerenza amafaranga 25,000. uri kubyumva man? Narese mvuga ati angize amahirwe na screen yari yaramenetse kangende nyihinduze muri ayo mafaranga yose bari bamaye. Man ngeze iwe mu rugo, nageze iwe mu rugo yarandangiye ndahajya. uri kubyumva? Nari ngiye gufata amafaranga yanjye kuko niwe yari yabitse. uri kubyumva? Ngere iwe mu rugo mu kageto yiberamo umuntu w'umukecuru ba muri ghetto. uri kubyumva? Nge nono ngiye kubivuga kuko nasanze ubundi ugeze wasanze gete imeze gute? Inzuba murayizi, ntuzanamenyere kuko sindi ku rwego rumwe nawe. Inzuba murayizi y'icyumba kimwe na saro itabamo intebe. uri kumva? N'udupapuro wamanitse ku gikuta ngo na amafoto. uri kubyumva? Aho ngaho igikunda aho ngaho bibaye ngombwa ngiye ko ngushyira hanze kuko narambiwe ibintu byawe. Umubebi niba ari n'umubebi niba ari n'umumama ndagenda arambwira ngo maze iminsi ngo mfite ibibazo, ngo matera ngo nayihaye ngo niba ari umwana wo muri famille iki. uri kumva? Nyine ubona ko nyine afite ibibazo. Bani mfata amafaranga kuyo yari yamaye musigira amafaranga. uri kubyumva man? Yaguye amafaranga. Yamaye amafaranga 100,000.
Umujana se bigura telefone ye oya mani wose nawe bitebya bamwohereje nose bigura telefone Google Pixel sigura kangahe Google Pixel 3 wese ugura Google Pixel mu bari bazi ko ngiye kugura Google Pixel ngiye nababwiye ko nzagura telefone ariko sinababwiye ko nzakoresha telefone urumva gukoresha telefone amafaranga make bari bamuhaye ibihumbi 100 binarenga mfite amakuru ko ayo mafaranga yanarengaga uri kubyumva mani umusiste ikintu cyabaye musigira amafaranga ku mafaranga yari yamaye kuko yantuye ibibazo nyine nk'umuntu umuganda aravuga ati harya babivuga ngo ndabyibagiwe uri kumva ariko nk'umuntu nyine wakuragiriye ugomba kugira ute mani musigira amafaranga we ngusigira amafaranga urabizi ku mafaranga yanjye bari baguhaye noneho Franco ari icyo gihe yari ari hewe Franco umenya yari ari hanze icyo gihe mu bantu bamuhaye amafaranga harimo ba Jay abo ba James K abantu bitwa ba Roxa aba Franco most of the part ahantu namenyeye ko amafaranga yanayakuye hatari yose yamaye Franco yarambajije ngo Franco ni imfura Franco uri imfura kaba no Franco respect kabisa mu mafaranga yarifashe arayagabanya ntabwo yamaye amafaranga yuzuye Franco rero kugira ngo bimenye ibyo nabyo yarambajije ese yaguhaye amafaranga ngahe uri kubyumva ndayamubwira Franco ahita yifata ku itama ntabwo Franco mbana mbwiza ukuri mwamuhaye amafaranga ngahe aravuga ati ngende imfura nkunda amahoro nayo nkubwiye Franco twari turi kumwe baje muri rehearsals za comedy urabyibuka ati nkunda amahoro sinyakubwiye ndituriza ubwo ngubwo mu minsi yakurikiyeho urumva namenyiwe nyine man ubundi abantu duhurira kuri social medias man reba man aga twamenyeye kuri social medias wowe twamenyaniye kuri social medias man si turi inshuti sindara niba si dusangira man siduhorana man aga si inshuti yanjye abantu bose bari hano abantu benshi banano kuri TikTok si inshuti zanjye akunda kuba ikibazo nyine abantu ndiba ndi kubeshya abantu baze banyomoza uri kubyumva mujye mureka kwihisha mu bana abantu mubona babihoreye bakagufata disi bakanakubaha kuko wenda uri n'umumama sinzi niyo uri umumama bakakubaha ne bakuvuga ariko wowe nago mbizi nta mwana we nzi uri kubyumva Franco barambandabuye nditurize haciyemo iminsi ubwo Franco yabindabuye nabwo havutse indi saga haciyemo iminsi umusista arambwa se komera gukoresha telefone wakoresheje telefone hehe nanjye ndashaka kujya gukoresha telefone ya make yari yayimennye kubyumva ikintu cyabaye namwe ati ngiye nkoresha telefone mu mujyi icyo gihe nari nibereye muri ghetto namwe ati rero muri namisi ko nakazi mfite ntago ushobora kumvana mu rugo ngiye muri gahunda zangu nanitegera arambwira ati nari bifata akamoto ndakishyura anyohereza amafaranga 2,000 ndagenda ngira mu mujyi uri kubyumva oya yohereje igihumbi kuko amafaranga yandi yamaye nyuma noneho umusista turagenda tugiye mu mujyi ubwo ngubwo yari afite imisatsi ijagaraye nabwo ashaka kwisukisha urabizi ko mu minsi ishize nge najyaga nisukisha none ubwo ngubwo ibyo byose yabimentioninga nkabona nyine ndamuga ati nzahantu basuka bakubita igituta cya fresh mu musatsi wa naturel cyo gihe yari agifite nuza n'umusatsi abantu mubyibuka kuri TikTok cyo gihe yaje kuri TikTok live asutse bimeze fresh ari mama wo mu buryo gujye unsuka byataye ariko Lilioza character ziwe nacyo nshaka kubwira abantu n'abantu batamuzi mani nako abantu bamuzi barabyibwira agira character zitari nziza tukagenda turi mu mujyi mani of course ngiye mfite izina ryanjye mani already wamaze kubaka nifite izina ryanjye uhori mu bantu uragenda ufata amaherena ahantu ufashe ikintu mu iduka ry'abandi si wugishubije mani ari so mani arajagaraye byatari mani birimo na discipline nye mani numvaga ndi guseba sinkubeshye urabyibuka neza mani yanyeretse imico ku buryo nifuzaga ko dutandukana uwo munsi nyitahira uri kubyumva ikintu cyabaye ndacyabicyuya ndirwariye aragura kuzuru ni wara ndirwariye uri kumva ubwo tuvuye aho ngaho mani yatesheje umuntu mutwe nkazangira isoni mani ko handi yinjiraga no mu iduka agiye gukoresha ibintu nkaba nigiriye ku ruhande nkamwereka ngo ni hariya nkajya ku ruhande izina ry'Imana abantu bari mu mujyi barareba iki kiganiro tuvuye mu mujyi amaze gukoresha telefone bamushyire kwa kundi fimbo bashyira babashyizeho screen mujyanye hehe mu Inyamirambo agiye kugira ute agiye kwisukisha hahaboro uwo muntu ninde umuntu ni inshuti yaga utangiye kuvanga ibintu uri kumva mani ubwo ngubwo no mu kwisukisha kuko nzi ko mani yitwara nabi bamusutse nahari umama wamusutse yambere umugabo ndamukwepa kuko abavuga amagambo atari meza avuga ibintu bitari byiza pe nta discipline ugira wa mama we niba uri n'umumama nta discipline ugira sinzi niba ari umumama arakuze nose umuntu ukuze yarigiye yaba yarabyaye
umuntu ukuze n'igihe yaba arabyaye man iki kiganiro gito cya prodinga ahantu bari kuri codinga hano kubyumva man ubwo ngubwo ikintu cyabaye aranserereza wumve noneho skandale yatumye nseba noneho nkumva ndasaze twavuye aho ngaho urumva ni hari kuri 40 hari akayira ka sanse nike aho twari imodoka urakazi gacurika gutya kuri 40 ataha igikondo man abamotari baraza man ngo igikondo sarasije munangaye ngo ni 500 ngo yanda ba 400 we nunita umukire bazaguseke 400 wowe 400 ni Kigali toka asigaye afite imodoka imodoka ijyahe andi afite ngo akasha umuntu ufite imodoka kari wewe wenyine twabimenye imodoka yawe niyo tuzi gukodesha imodoka ze ngeze ingenda mu modoka ni undi cyitwa imodoka ya Didimani turi mu modoka ya Didimani uri kumva man ubwo ngubwo tuba turama nago nshyiramo imiyaga Franco uyu muntu yaranzengereje still nawe aracyamvuga Franco urakoze kuza up to nawe aracyamvuga Franco ni imfura sha Franco wanze kumbwira amafaranga uri kumva uyu muntu yaranzengereje ibaze ko ejo bundi hari umudiaspora w'inshuti yanjye waje mushakira na apartment man uri kumva mushakira na apartment hafi yanjye kugira ngo atazagira n'ikibazo uri kubyumva man umureza aragenda aravuga ngo pazo ngo numwana nguriya nguramuzi ndakwiyamye yabwiye mu diaspora gute se gutyo mu diaspora araza ndamubaza se ndamubwira man nijye wamwisabiye ndagenda ndamubwira se byagenze bite ubundi man kuki waje utambwiye man umujama arambwira ngo erega ngo byagenze gutya na gutya imisirire yose yarambwiye ngo nuri umwana mwiza none ngo bitewe na saga za yago ziri kukuvugaho nanjye mba ntuje mba ndetse ngo murebe arambwira atari ko bitewe n'ukuntu pazo nakubonye nari ibiryawe none se umuntu Franco niba umuntu akimvuga up to now nta kintu ngewe nzi namugize uri kumva ndacyagukomereje story reka Franco mbabara iyi story nyirangize numve mbohotse uri kubyumva reka rwose wumva ubohotse wumva umeze neza muretse numve Franco mbwira nta miyaga ndibushyiremo kuko niba umuntu agenda mvuga nabi Franco niba umuntu agenda mvuga nabi akaba atari ngewe ngenyine abikoze nyemerera mvuga ukuri ariko Franco ibaze umuntu ujya guteranya ku bantu urumva ngo suri umwana mwiza abo bantu rero tugomba kubakora muri society umudiaspora byagenze Franco uyu mwari niba ari umukobwa niba ari umugore yaje muri Jeniza nsaba imbabazi ndabyibuka Franco buretse gato Franco nyihanganire mvuga ibi bintu uribuka neza ibi bintu byankoreye cya gihe man urabyibuka neza ubwo twongeye gukora muri Genesis tujye gukora Camp Kigali uyu mwari yaraje nsaba imbabazi duhagaze ku maeskariye nari muciyeho namusuje man ngiye wingiriye nabi cyangwa se tukagirana ikibazo bro ngende umuntu warezwe ariko nshobora kugucaho ntagusuje ndi kukureba gutya nkana kwirengagiza uri kubyumva yo oya byo byiwe nago nsubiramo man nago nsubiramo muzajye kureba ikiganiro kwa Didimani uri kubyumva muzajye kureba ikiganiro kwa Didimani uyu mwari yagiye ateza amatiku menshi kuri TikTok umuntu wenyine baba bari inshuti n'umuntu mushyashya kuri TikTok uje muri imihanda bushyashya which means nagura umwana mwiza man uri umunyamatiku ariko se biterwa umunyamatiku kasome message hano dore wa mu diaspora ari kunyandikira uyu nguyu yigeze kugira gutya urumva ava kuri X wa mu diaspora ari kumbwira ngo mutemu Franco kuki waretse nka mutamo mutemu diaspora tujye tuvugisha ukuri turi muri generation man ngende umuhungu w'imyaka 20 nta kintu kibi kinsabe imbere yawe yansabye imbabazi ukuntu namubwiye Franco negereza mikrofone Franco atujye tumwumva neza nge nago mubwenga zansaba imbabazi musabye ikintu kimwe gusa Franco nankure mu kanwa ke areka kugenda mvuga negereza Franco mikrofone nawe tujye tumwumva areka kugenda ari imbere yawe
areke kugenda amvuga nabi nta kintu nagukoreye we ibintu wankoreye urabizi unteranya n'abantu urambeshyera ntazongere nyagira ikintu cyongera guhera uyu munsi oya uzikuna mubwiye hano kuri live iyi live uri kubona Franco iyi live uri kubona sibyo twari turiho turi kwivuganira neza dore ndirwariye Didimani ninjoro yankubise hasi Didimani yankubise hasi ndirwariye turi gukora live tumeze neza ubuzima ni bwiza umuntu aje kuri live ndamubwira ati we narakwanze uri kubyumva ndamubwira ati we narakwanze uzanshake dukemura ibintu siko mvuze aga arubwo mbese usiku nahise ambwira comment iracyarimo hano ngo siwe wa mbere ngo unyanze ngo we ibi nibyo warakoze kunyanga siwe wa mbere yavuze sida yavuze ngo sida ngo ifata nka malaria sida se ko nayivukanye nkaba njyewe nyiri imanzi nayikura ariko se Franco kugera naho umuntu avuga ngo sida Franco Franco njyewe I'm a public speaker nago ngira man njyewe man buretse gato njyewe usibye abantu bazano batubeshya bro njyewe nagiye muri Ejo Youth Echo njya muri Biz ibintu byabaga bya German Corporation man public speaking and exchange man nzi kuvuga gutu umuntu nzi kuvuga uzukambeshera njyewe how comes bro yegereza microphone ariko tubona amafaranga nje narahiye ko Franco narahiye ko ibintu byambaye bishize barabibonye narahiye ko ntazigera njya mu matiku kugira ngo mbeho kuko ngenza uburyo nakibeshaho ariko umuntu naza kumenyera nzagutamo yitwa Pazo man ariko akantu kare gutera ukibuke ibyo byose ayiwa we ibyo sinana bivuga ko na matiku bullshit kutere twanze tuvuye kuri kutere bullshit yego aga use nkubwire ndera inde wageze iwanjye we okay uze kubaza amavideo umaze kutera ingira ukuntu zingana bombo clat ariko bawitonze gato reka mwibariza akabazo Pazo gato ikintu kijyanye na kuteri bimeze biti bya kuteri biti kabone yambwiye ngo ceceke mani naringeze kuri kuteri oya reka twumva kaye kuteri urumva reka twumva kaye kuteri ubundi tube turekera mana abantu benshi bari kumbwira ngo ceceke mana abantu benshi nubaha bari kumbwira ngo ceceke let me shut up we ariko aga ndakwiyamye bombo clat ndakwiyamye ibyo mujyana ibyo ariko niyamye umuntu kumenyera niyamye umuntu kugenda mvuga nabi ibintu nigeze mvuga ariko hari umudiaspora yaguteje kandi yakubwiye ngo mukire hasi mucisha akanyafu umudiaspora yagutereranyije nawe yakubwiye ngo mucisha akanyafu nziranye n'abadiaspora benshi yarazi kagiye kunshika maive mana abantu baraza hano bakakwikundira kubera ukuntu ufite ikinyabupfura kubera cyase nibyo wakoze wowe wumva ko bazagukundira amatiku yawe come on umudiaspora ari kuri no live nambwire muvuga izina wa mudiaspora nzaguha ikiganiro wa mudiaspora turakorana ikiganiro nimugoroba nanshake ya Didimani umudiaspora ari Kigali se ari Kigali sha tujya kumureba duhe version ye afite n'udushinga twinshi cyane kaba uvuze ngo iki ariko ura mudiaspora kaba uvuze ngo iki ura mudiaspora mama kubishiraho umucyo kaba ngo uvuze ngo iki
abo diaspora ni bari baragenze uko nguko Liliose mukagenda mubivangavanga mutundi tuntu twama none se shawo mu diaspora ni yanumiye tukanasangira sha biryo biryoshye byo kunywa biryoshye akabona ndi icyana cy'ikigoryi kibereye Kigali neza me niyo mpamvu nako navuze ko nongera kuvuga Nje mfite ikibazo Liliose yabwiye ngo iki mu diaspora ngo nagendeye mu Kigali dore ngo yari gukomentinga hano ngo nagendeye mu Kigali kandi ibintu ndi kuvuga ari byo wakoze wowe nagendeye mu Kigali nagendeye mu Kigali kandi Liliose nagakunda amahoro ibintu mvuze n'ukuri dore ngo Frank arahari amafaranga barayakoherereje ibiki byose byarabaye abantu benshi mwarashwanye ubuse mu bantu bose banyoreje ese ubundi Franco kankubaze azo namujije gukomeza kuvuga bino bintu ongera gushyiraho comment itari nziza ndagusabye none se Franco erega Liliose nawe nta mahoro akunda Liliose nawe nagakunda amahoro ese Franco Liliose muracyari inshuti cyane se mpamvu ubona ndi kusaba ngo umubabarire cyari Liliose pe Lilio ndakwinginze man uzahinduke man warese tukazajyana mu Kagera muri trip arimo gutegura wewe akurishije intare mukagera najyanye na Savituazi inana nazi ubwo ngiye mukandisha intare Frank azanjyana mukagera muri trip ya MC Liliose uri kumva ikizambaho muzakibazwe Franco ndakubaha urabizi ibintu nta nubwo nakabikoze pe yo oya nta kintu kitarangira my guy nta kintu gikomeye kikatakoroha kandi aba bahungu barashukana you have a lot that is waiting for you. ariko mumani mujye mureba ubundi puzzle ibingibi nibyo bita kugira inshuti nziza ibi nibyo bita kugira inshuti nziza urumva Franco ni umustari yaranyikundiye man Franco I appreciate you a lot man Franco I appreciate for the love for the support for everything man you are very kind man ku buryo ari n'igihugu ugenda n'abantu babaye ariko Franco hano yarayobye ariko byibuza kubera ko Imana yakoherereje ngo uhindure abo bantu ukeneye manager w'ubwana bwiza mana nyagasani man kangira ikintu nibwira abantu kangira ikintu nibwira abantu tukiri bazima oya puzzle reka mwibwira akantu kamwe rero urumva nyuma kugira inama ikiganiro agihagaritse urumva uze gusanga ibintu wari urimo atari byo nta kibazo gira inama Liliose ya nyuma urumva uburyo yakitwara mu bantu mama sinyo ari n'umumama sinshaka akoze ni umumama afite abana umwana ufite discipline ni umumama afite abana njye mfite imyaka ingahe 10 n'ingahe kubera ikiza 10 n'ingahe kwa ko Liliose agize 20 fatiranga muntu ejo nibwo nyiza n'ubwanwa umva reka mbabwira abantu twese turiho kuri iyi si reka mbabwira ikintu kimwe man turi muri generation umuntu atazi ngo azipfira ryari ngo uzarubwazwa nande ngo bizagenda gute mureke twibanire neza man mureke twibanire neza imagine man no si tuzahora turwana tugeze ngewe nono ngiye kera nakundaga kurwana nkabakubita ariko ubu ngubu ribu yaraje hako umuntu tuzahurira ibugande we neze usigaye utinya ribu ribu ese ribu nago yaje muri turi muri generation dukwiye neza umwe neza uryame ribu nago yaje muri case yawe na yago Zidora watagwana my brother ongo ni wamukire se Kezido azo uzaga promoter na Franco tuze muze rwose
baze he iki kirabonetse mukagera umva abajyane mu ishyamba ryanjye mukagera hajya akagera n'ishyamba ariko Kayizidora afite amahirwe ariko roro abo Kayizidora umubona gute Pazo? Kayizidora ni umukire. Kayizidora afite frigo ngo Kayizidora asobanura ya frigo aragiye we afite frigo ngo niba ngo ngikoresha ngo umuriro niki frigo igura miliyoni 2 na nangahe kuri make bise byishingo nanjye nabivugaho gusa nta mwanya tugira tuba turi busy no gushakisha amalalo ngo twiteze imbere twavuye mu matiku tujya muri business tujya gushaka amafaranga. Iyo ni commentary riyoze oya twavuye mu bintu bituma tuvugana n'abantu nabi tujya gushaka amafaranga. So no mu gushaka amafaranga tureka nanone kugaruka muri stories z'amatiku za kera. ariko paso kezi cyongereza ndetse no kezi nimeruka atazicyongereza Pazo ngiye nagusabye ko wagira inama Liliose mbere ko dusoza ikiganiro. Oya nta nama namugira no se aranduta mugira inama. Ariko nyine ubonye umuntu adakora ibintu bizima mugira inama. Mani nabivuze mu kiganiro nawe oya wamucyahaga wavugaga ibyo yakoze ahubwo mugira inama ubwiye ati rero Liliose ubyibura wakitwara gutya kugira ngo ubane neza n'abantu. Nabihagarike ko bizaffectinga career ye man. Bizaffectinga career yawe kabisa. Naga ari byiza. Mugira inama. Bira bintu nabireke. Amatiku naga ari meza pe. Mugira inama fata umwanzuro umuntu w'umugabo mugira inama. Umubwiye ati jya witwara gutya muri societe. Azareka amatiku bizagenda neza. Azareka guteze nyine mugira inama y'uburyo yahereka. Nyine azareka kugenda avuga false information ku bantu man. Naga ari byiza. I'm not the first person man. Naga ari nge wa mbere bro. Naga ari wa mbere yavuze ibyo bintu. Babona muri comment man abantu. Jewe narinzi yuko yagiranye ikibazo n'umuntu kuri X nanone no kuri TikTok nuko bimeze. X simbaho sinanabizi nge twinjira. Kuri X amakuru mfite nuko kuri X yigeze no gusiba account yiwe akayikura akagenda. Urumva akizira kuri TikTok none kuri TikTok nuko bimeze. Cha mumbabarire tureka igihe nagwaye sigihagije tureka kuvuga kuri Liliose tuzabanze twiyunge cyase tunashwane. Wenda tuzabone kongera kubivuga. Nzagaruka mabwa niyo twariyunze cyase twarashwane. Yeah man, call me the dope listen by God DJ Didman Dope the Apotre vuba afande vuba uyu nguyu bamwita Pazo man akaba ari umwerero mu banyarwenya gusa nanone hano yarimo gukatira umuntu amubwira ati nundi munsi wo munahundi rero ni Liliose kabisa ufite n'agatuwa muri no minsi ko kujyana abantu muri akazi kanjye bari bazi ko ndi umukire ritwara mu modoka. Pazo yararakaye bari bazi ko ari umukire moto zisigaye zingusha urumva agenda muteranya n'abantu ngayo nguko rero ibirimo kubera kuri TikTok kuri X se byo bimeze bite cyangwa bikomeje kuba ikibazo. Yeah man, see you muri party itaha reka ngusabe gukora subscribe ndetse ikintu mbakundira muri ivuga murakennye ufungura akazogera kugira ngo ugikurikirane. Murancuka hano ngo mvuze